niyo nama wagira abantu bari muri Afrika bagukurikiranye bari gukurikira bari mu bakureba niyo nama wabagira wabwire uburyo ubuzima hano mubayeho harimo unatekereze nawe wavuye ubagira inama ngiye buno na ubuzima buragora n'ahantu ubuzima bugenda neza ariko hani impamvu twebwe tworohera nuko tuba dufite akazi natwe nta kazi dufite bwadukomerera mubereza amafaranga rero kubera ko mufite akazi tugafite ntako dufite twakazi. Ladies and gentlemen, now introducing him. Check microphone ndagusuje cyane wowe demo kudukurikira umunsi ku wundi wakoze subscribe uri umuntu w'agaciro cyane aho bimeze neza no bitameze neza komeza genda wihangana kuko Imana nigena byose wakoze subscribe ni ibintu by'agaciro n'ibisanzwe uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa wa Danje murabizi ko musanzwe mumenyereye hano kuri kamera zacu dufite umukobwa mwiza cyane ndabizi ko musanzwe mumenyereye ari igice cyamize gukorana turakwakiriye turakoze cyane ubuse nabonye kwibwira abantu se cyangwa barakumenye baranzi hakonye kwivugana n'ikibazo okay amazina banyita Charlotte amazina bakwita Charlotte yego cyage ubwa mbere duhura narakubwiye ngo ntabwo umuntu ari kwivuga bavuga ngo banyita ubwo aravuga nitwa ako kakosore sinzi nimba wari warabyibagiwe ntabwo nabyibagirwa abantu bari gukumva ari benshi bambaza gatisi wa mukobwa dore kumutuzana byagenze gute wari umaze iminsi ugiye mu biki kweke twaraburanye akazi ka Amerika kabaye niya muri akazi kari kabaye kenshi yego hano turi muri mu bustani bwa he turi mu bustani bwa Greensboro ahantu heza cyane pe umuntu ashaka ashani heza ko yaba ku foto yaba kuri video byose ni byiza umeze neza se ndashimye twaturanyeho man amakuru Amerika suragenda Amerika iragenda nubwo akazi kabaye iryankurye namwe mwabuze akazi siko nabonye mu andi state nka ni Texas ni baze Texas nimba ari Texas nimba ari nabonye niba ari kwigaragambya bavuga ngo aho hari muri Kentucky niho bari kwigaragambya ngo tuzi ngo twabaye indyankurye muri Amerika nese bikora biguterwa n'iki n'abantu benshi Biden yazanye Joe Biden yazanye abantu benshi yazanye abantu benshi n'akazi kabuze kurusha Trump ariko Trump yazana abantu benshi Trump ariko Trump azina business ngiye nongeye gutora niyo natora nawe ushaka kwazana abantu noneho baze tubura akazi se tuzishurika amazu yo muri Amerika ahubwo ibyiza mwese mwaza nyine mukakaburira hamwe ariko muri ko nyine kuko ari ukuntu abantu muri Afrika nyine bagusaba amafaranga bana n'ukuntu akazi kabuze sibyo ahubwo cyiza baramutse baje mukamuri kumwe ibyo byaba byiza ngo ariko nibagume tuzafashiriza aho bari nabishaka abantu bandi baza okay kuza ni byiza ntago twakwanga ko baza ariko ikibazo tenakuza nta buzi buri kubura se ubundi yabaje gukora iki yabaje gusura cyaka nawe nyine akihigira karere wamugani okay kuza ni byiza ariko no kutaza ni byiza kurushaho ushatse kumera nko ndi bire yavuze ngo gushaka umugore ni byiza kutamushaka kiza ako niko umeze neza se ndashima biracamo abantu badukurikiranye nyine ndizera ko abonye part 1 ari bigeze kutubwira ngo nyine abakobwa babyarira iwabo nk'umwari nyine kumva ko umukobwa yabyari iwabo wowe ni rese mubiguhereza nyine nk'umwari okay yo wabyari iwanyu cyambere cyurakora mu mutwe kwa kundi nyine okay yo utarabyara hari ibyo ukora niyo umaze kubyara hari ibyo ureka gukora kubera nyine ntago aba ari wowe ukireberaho urebera wa muntu wazanye ku isi ababyeyi nyine benshi batuka abana babyari iwabo ngo nyine ngo yabaye ikirumbo yabaye nyine yananiye umuryango ese wowe nyine turaza nyine kwimbika mu cyo kintu tuganire nyine ku buzima bw'abari babyari iwabo nyine ibyo turimo tuganiraho cyane ugasanga umubyeyi agufasha ukundi abandi bantu bagufasha ukundi ese abari uburumbo bw'umwana cyangwa urumbo bw'ababyeyi baba barakureze nabi ntago na blaming ababyeyi kandi n'umwana sinamu blaming cause mw'i generation turimo ntago ari nka ya indi y'abamama yego iyi generation turimo ukundana n'umuhungu nta kindi muvugana atari ibya sex kandi ibyo mukoze bivamo bibyara ikindi kintu ntago navuga ngo ni ukudaha abana uburere kandi n'abana ntabwo aba ari ibirumbo
ahubwo ni urukundo rubakoresha. Urukundo rubashora mu busambanyi? Ntabwo urukundo rubashora mu busambanyi pe. Ngende kuvuga mu generation turimo. Ibintu byose iyi generation turimo ntabwo ari nka ya indi y'abamama. Iyi generation turimo ntabwo ukundana n'umuhungu washira ukwezi cy'amezi 2 mudahuje. Aho umukobwa abikubwiye abakubeshya. Niyo muhuye nyine focus ya mbere cyangwa se purpose ya mbere ugita muri jama. Ku muhungu purpose yaba ari sex. Naho ku mukobwa bakoreshwa na rwa rukundo afite umuhungu. None bwa byeturi kubarenganye batuka abana. Yaba byeturi abarenganye. Urubyiruko rwinshi nyine ubwo rwishora mu byo bitewe n'urukundo. None se nabo hari abantu nyine wenda bo kuri social media usanga biyambika ubusa ari abakobwa. Ugasanga nyine akazi kakora no kuba yacuruza nyine ubusabwe ko online. Ugasanga ubwo ngo arimo aratanga amashow kuri video, ugasanga call video nyine nibyo niko kazakora. N'umwari ubona ibyo bintu bikwiriye? Ntago bikwiye. Ariko tera tukajyaye kubakera, abakera bambaraga iki? Kera se ko ari umuco wabayeho. None se namwe natwe rero turi kuzana wa mucyo wakera turi kubuzana mukiyambika ubusa kuri social media. Oya nyine kuri social media niho batari sawa. Kandi ikindi biterwa ntago ngiye mbona ko umuntu yambaye ubusa. We nyine arimo aratanga keretse niba yambaye ubusa hose nyine ngo arimo arereka abantu show. Aho hose ntago ari sawa. Akajyaho nyine akambara ubusa. Aho ntago ari sawa. Akajyaho wenda tuvuge Instagram bakamubwira ngo kuramo agakura. Ibyo bigomba kugabanyuka niba biriho. Hakuru urubyiruko rw'igihe sinzi ikibazo dufite man. Iki gihe turimo urubyiruko murasanye rwishora mu bintu bitari byiza. Ugasanga like kuba runda rwaje mu net club byo n'umuntu kwivugaho kuko naje gusanga net club zangaha. Aricyo wasanga uzikunda. Aricyo nagiye umunsi umwe ntabwo ari umwe gusa naturaje tukwige wahumva. Ari umuntu twajyanye yo nyine tugira muri Amerika bamwe ngo tuze tujye kureba nyine kunano. Ibibera. Ibibera nicyo kintu cya mbere wanje kunyakiriza bakingeza muri Amerika. Nawe waruhuye n'inshuti mbi bwa mbere. Bagiye kundisha ngo icyo bita show. Tugiye tureko wenda kuyaje twe twibereyeho cyo kuba nyine abari babyariye iwabo ari ukuno umwara akundana n'umutipe ugasanga nyine bagize situation ko baterwa izo nda none ugasanga nyine umutipe aramwihakanye. Oya tena handi bipfira nukuganira mbere yuko mujya mu gikorwa. Please I beg mujya mubanza muganire wumve gahunda uwo muhungu afite cyangwa uwo mukobwa afite kubera ko ibintu byinshi bipfira kuganira. Iyo muganiriye mukuramwe ikintu kinini muhita muvuga okay tugiye gukora ibi ejo hazava mwinde nako harava mwinde nubwo atari yo purpose yacu iyo ndayivuyemo twabyitwaramwo gute. Rero ahanini tena before ukora sex make sure wo mugiye kubikorana muri cyayi muravugana. None se uhovi wanyuje gusura umutipe ntago ufite purpose yo kuba wa making a sex. Uraza uje kumusura yagezeyo akakubwira ati se muryamane we nk'umwari iki kintu ukora cyangwa itawemera ko kanya. Okay abantu turatandukanye hari wabahita bemera n'abahita banga ariko wabona umuntu ari kupushinga kavuga why not mukunda cyangwa nkunda why not ntabikora. Nese abantu bakora sex kwera urukundo cyangwa bakora sex ngo bishimishe. Akenshi abari urukundo tenaka ahandi ari irari. Kumva bigoye. Bamwe bari urukundo ahandi ari irari. None se ubwo umuntu ufite ramubwirwa n'iki n'ufite urukundo amubwirwa n'iki? Niyo mpamvu nyine ndi kukubwira tuvugane before tujya mu icyo gikorwa koze. Mu icyo gikorwa harava mwinda n'atava mwinda harava ubundi burwayi. Nibwo bundi burwayi cyangwa iyo nda nivamo tuzabyitwaramwo gute. Niyo mpamvu please mbere yuko mugira icyo mukora mwicare muganire. Ngiye birandenze. Nicyo giki niho turi kwisanga. Ngiye birandenze ahubwo se nk'umwari mugiye kwifata byabanani cyangwa se kwirinda nta kuntu bakoresha ziriya nuza baburyo bundi bwo kwirinda bwo kuba bakoresha kuboneza urubyaro like kuba bajya muri onapo cyangwa se kuba bakoresha izindi ubundi bwirinzi n'ibinini ni plan B cyangwa nko kuba bakoresha protect yourself inuza nyine condom bakirinda. Niyo mpamvu ndi kukubwira bagomba kuganira kubera ko ibyinshi bipfira mu biganiro.
cyangwa nawe umeze nk'abandi avuga nakwira bombo mwishashi oya kuko ndabizi yewe cyo nizera ko mugomba kuganira kuko hari abakobwa bavuga ngo nakwira bombo mwishashi ureba bombo mwishashi ntago bari byiza abagabo ari ubuturage nta busirimu baburimo okay none se utayiririye mugakuramwo ubwo burwayi cyangwa iyo nda none bakanayihakana wakora iki kandi iyo nibyo byeze usanga abatipe benshi bakunda kwihakana amada sibona biterwa n'iki sha nyine abo byabayeho pore kandi sori kandi ntago nababwira ngo ngo like ngo nibwo buzima bwabo bwa nyuma ntibamutwite bazamubyara bamurere ariko tena ko batipe bihakana umuntu sha ntago ari akantu keza bisubireho kubera ko mwembi muba mwarabikoze mwishimye umusaruro uvuyemo wayo wihakanye kubera ko wenda washobora kuba yaraje mugiye kwenjoyinga love then bikarangira mugize ibindi bintu mujyamo kandi watabikeneye ahubwo akakubwira akaba yakugira inama ngo kuramo inda ese ibyo bintu wumva ari byiza ntago ari byiza cyangwa nawe tubyakira avuga ati ngo reka tuyikuremo n'ubundi uko byaje oya utabikeneye aho kugira nyikuremo njye nayibyara kandi umutipe atabishaka okay namureka nkiyitaho ngiye n'ubuzima bw'uwo ntwite ukumva ko umwana azitwa azagira papa yajya kubaza papa bava ko ari hehe okay bigera nyuma wabyara uwo mutipe akakugarukira yimaze kubyara itagaruka kugarukira aje kureba wa mwana wavuye hanyuma nkaho umukobwa aramumwereza cyangwa bwati ngo wapi uri mugabo ntabwo namumwereka nanamwirukanira kure ntabwo bamubabarira aramufasha gusaba imbabazi okay ibaza umuntu mukoze ibyo mukora mwishimye ukuye mwiyonda akubwiye ngo uyikuremo none uramuretse indura yitwisura urabyaye wowe hose uri kumva izo mbabazi wazimugirira wazatazi kuguririye muri cyage wari uzi keneye icyo gihe wenda yabaga atarabitekerezaho aramutse kubona wenda umusaruro wavuyemo aza kubitekerezaho n'abatipe urabitekerezaho pagumaho wicaye kandi yababitekerejeho oya pe nawubwira icara wige yababitekerejeho akaza gusaba imbabazi hanyuma ukabwira ngo oya meni kwihakana umuntu tena uko none ukamubwira ngo akuremwe inda ntabwo aba ari byiza uzi ko umuntu aribwo aba agukeneye mu icyo gihe atwite noneho nibwo aba agukeneye cyane none uramwihakanye ushize n'ikindi cyaha kibi nko gukuramo inda pfuye uri umukobwa urimo ukenera iterambere ryawe mu myaka iri imbere tuvuge wenda imyaka shaka ari byinshi ngiye nagusubiza mu myaka 3 okay icya mbere of course kugira umuryango wanjye kugira na adresse y'ahantu nzabandi ikindira kuzamfite nka business yanjye nikorera ku giti cyanjye ndakorera abandi yego kubera yabaza bati ngo harana Charlotte bizaba ari byiza numva wow ndabikifurije kabisa ndabikifurije okay tonye twibare cyo mu buzima bwacu busanzwe kwa turimo twiganira wenda ku bari bacu turimo tuganira ku bajimo bacu batera bari amada bikarangira bihakanye umvishe icyo sister wacu atubwiye cyangwa se Charlotte ibyo atubwiye urumva ko nyine ari abantu bagifite ibitekerezo ari abantu bagifite kwiyubaka ari abantu bagifite ejo hazaza muri Amerika ubuzima bwabo bumeze bute sasa mwaya mezi ni ndya nkurya ariko ese no kubera iminsi mikuru cyangwa no kubera ko twegereje amatora sha byombi kubera ko akazi karimo karabura cyane akazi harimo birukana abakozi cyane sinzi impamvu kubirukanaho I think ubuzi buri kuba buke ariko ntago batangiye kubirukana mwaya mezi gusa guhera nko mu kwa gatanu mu kwa gatandatu amakampani menshi yatangiye kujya agabanya abakozi rero kumva ko ako kana nakatari sawa abwo nibagire batore Trump ubundi ngewe nibamutora ubundi Trump niwe mu president nabonye uzi business no niwe business niwe mu president yabayeho abantu nibagira ikibazo cy'utuzi abantu nibagira mbese nta bibazo byinshi byari biriho n'amabili ngo ari makeya amagaze yagoraga amafaranga makeya byose mbese buri kimwe cyose cyari kiri ku giciro cyo hasi ariko aho Biden na Biden turamushimira yazanye bene wacu benshi pe ariko amaze kubazana ibi bintu byose bigira ute birahenda amazi arahenda byose umva bene wanyu bahe abanyenkambi bene wacu okay cy'abanyarwanda bene wacu byose se si bimwe abanyenkambi ni nko kuba umuntu wenda yaravuye mu kindi gihugu
abanyarwanda muri rusange bose baje mu gihe cya Biden nyine yazanye benshi pe kandi turanabimushimira ariko yabazanye ntago yigeze atekereza kuri business asubige mamuje ari umuje muri business none nta kazi wabahute abumwege muri business muracuruzwa ntago twe ducuruzwa ariko tuza kugira ngo tubone akazi tubone imibereho kandi nta kazi nta mibereho wagira rero ibyo byose ugomba kubitekereza niyo nama wagira abantu bari muri Afurika bagukurikiranye bari gukurikira bari mu bakureba niyo nama wabagira babwire uburyo ubuzima hano mubayeho harimo unatekereze nawe wavuye ubagira inama ngiye buno nabagira mw'iki gihe turimo babe baretse kudusaba amafaranga akazi kabuze nikindira nababwira iyi nuko baba baretse kudusaba amafaranga none ariko ko yagusaba ubizi neza ubuzima wari urimo nawe ukiri muri Afurika natagusaba araza kuba bitewe n'ubuzima nari ndimo niyo naba nsigaranye amadolari 10 ngiye nayaba kubera ubuzima bwo muri Afurika tena ni hatari ntabwo ari bwiza kurya kunywa ibiki byose abundi ahantu hose ubuzima buragora n'ahantu ubuzima bugenda neza ariko hano impamvu twebwe tworohera nuko tuba dufite akazi natwe nta kazi dufite bwadukomerera mubereza amafaranga rero kubera ko mufite akazi ntago dufite tugafite twayabaha pe ko mugihe natwe kabuze natwe nibatwumve ko kabuze bareke kubasaba amafaranga oya nyine kubera inzara bafite barayadusaba nta kundi bagira iminsi mikuru iregereje yego dore ngo tugeze mu kwa 11 ndizera ko tugiye kujya mu kwa 12 kandi iminsi mikuru isa nkaho yegereje ese we nta kintu uteganya kuzakorera abantu wasize muri Afurika ubusanzwe turabikora ariko ntabuno nta kazi wenda Imana nimfasha nko mu kwa 11 nkaba mfite akazi nagikora ariko ntako mfite nabo bazanyumve bihangana abantu benshi bacira abantu nyine imanza bari muri Amerika avuga ati abantu bageze muri Amerika inshuti zacu imiryango yacu yagezeyo irirata ntago mavugisha ku mafone ntago mubonera time ese ubona wowe nkaho uri muri Amerika igihe kini ukimara mu kazi wowe abantu bari muri Afurika bagucira ubanza cyangwa se ndimba ndajya bikubwira wenda abantu nyine babica bavuga ati kanaka wenda example nka Charlotte wageze muri Amerika ariko inshuti zawe ntabwo zitaho nko kwenda mwari mubanye wageza n'induru zindi inshuti biza kurangiriza zindi zo mu Rwanda uzirengagije ese baramuka baje muzabana nko mwari mubanye cyangwa se muzakomeza n'undi muryango nko mwari mujyana ku matelefone oya bitewe n'umubano twaba dufitanye twakomeza tukabana ariko nta mubano usanzwe uri hagati yacu twavugana n'ubundi se wari uri muri Afurika nituvugane ugeze hano nibwo ndi kukuvugisha birashoboka kubera ko shawa ntago ari ngewe kubera ko inshuti nyine ahantu uri ushobora kuba ufite nyine izo nshuti zindi ariko n'ahandi wari uri wasi izindi nshuti none mukaza gushwana kubera ko ikibazo nyine yo kuba utaramwaye amafaranga cyangwa se ikindi kibazo cyo kuba wenda utaramwitayeho nk'uko byari bikwiriye kuko akavuga ati warirase araho wageze ubuzima bwarahindutse hanyuma yagera ngaha ntabwo kujya kuvugana nawe azabanza agera namare nk'amezi 2-3 narangiza mbwire ngo narirase ariko kazajya kubona umwanya kuvuya ku telefone none ako n'ubundi n'ikindi kintu kiriho ntabwo duza amasaha kubera ko niba twebwe mu gihe baryamye twebwe tuba tukicaye mu gihe twicaye mu gihe tugiye kuryama bagiye kubyuba oya ngewe ikintu nabifuriza ni ukuza nabo bakareba ubuzima tubayemo hano no kuryama amasaha 5 umva uba waryamye nk'umunsi wose kuri twe ubuzima no gukora gusa nta kintu umva none udakora rega ntakarye ariko banza ugisenga no rega Imana niyo yambere banza ugisenga kubera byose ibyo numva urukozana n'ibya Bibiliya cyane okay gira abantu batatu soza dusoza ikiganiro cyacu twabasonye ture dukomeze utaha yego ndasuza umwana wanjye nande undira na mama n'abavandimwe banjye murakoze cyane ndabizi ko muri abantu bagaciro make sure subscribe like ndetse na comment yaziye tubana umunsi ku wundi wowe wakoze subscribe umuntu w'agaciro nanjye ndagushimiye cyane dusoje ikiganiro cyacu murabona ko twe tumwe n'umwari umeze neza Imana ikoze ndibarinda ndabakunda cyane ciao ciao